insengero zabaye nka business. Harimo gufasha ntago bigombera byinshi. Gufasha ntago bigombera amafaranga menshi. Ngira ngo wagiye ubibona abantu twubakiye naho twigeze kujyana wowe. Yego ndabyibuka. Tugiye gusakarira umudamu umwe, tumugurira amabati, tumusakarira inzu. Ndibaza ko tutabikoze dukeneye kugira uwo twereka. Hari abantu benshi, hari abana twishyurira minerivare. Suko ari kugira ngo tugira abo tubyereka. Ariko hari Imana iri mu ijuru ibona ibikorwa byo dukora. Rero bityo nkabashimira umukozi w'Imana Minyoni kubyo mushobora kubona kuri kamera akora nibyo mutashobora kubona yakoze. Ni igikorwa gikomeye kandi yatangiye buri kera. Bura ni impano imurimo. Ntago ari ibintu yize kuko yakejejwe. Ese reka ngusubize kandi nkwifuriza ibihe byiza aho uherereye hose, Aziya, Australia, Burayi ndetse n'ahandi hose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka nguhe ikaze niba wumva utamerewe neza. Ihangane ejo bundi nawe ubuzima uzaba bumeze neza. Uyu munsi niba byanze ejo bishobora gukunda. Uyu munsi kuri kamera twabanye n'umukozi w'Imana ntago twari duherukanye. Reka dutangire twifurizanya amahoro ya Kristo. Uraho neza? Amakuru yanyu Eric. Ni meza? Ko mutari muherutse. Ntago twari duherutse, twari twaraburanye. Ndabaramukije mu nkurikirana umunsi kundi amahoro y'Imana akomeze kubaganzaho kandi mbifurije kuzagira umwaka mushya muhire ndetse na Noheli nziza. Umwaka mushya muhire, umwaka urabura n'iminsi mikeya nka 10 n'ingahe gutyo. Abantu batangire basenga Imana ngo mu minsi ya nyuma y'umwaka ngo iminsi binameze nabi ngo ibirya abantu. Irabarya nyine barika. Ariko se buri abantu babashizemo kwizera. Igihe cy'umuntu cyageze ntabwo kirenza, buri nicyo gihe cyawe. Buriya ibintu byose bigiye cyabyo. Igihe cyo gupfa kijya kibaho. Nuko igihe cyo kuvuga kibaho. Buri n'igihe cyabo kiba cyageze ahubwo gusa nuko gihuza n'umwaka. Ibyo bitambo se ubundi umuntu yagutamba hari inyama itaribwa. Hari abantu badatambwa, ushobora gutamba buri umuntu batamba agatambika nuko nawe muri we hari ibintu ibyo bitambo bibona bikishimira nyine. Ariko umuntu w'Imana nta bamutamba gushoboka. Birashoboka. Ni iki cyatuma umuntu aba umuntu w'Imana se ku buryo ataba umunyagitambo, ku buryo utamutamba kwa Satani ngo agende? Nta kindi bisaba no kwakira Yesu umwami ukiza ubugingo bwawe. Yesu iyo umaze kwakira Yesu ubundi ukamwizera, ubundi ugakora ibyo ashaka, ugasenga ugakiranuka. Ubundi rega buriya biranigivuga neza nuko wenda utambaje kugira ngo uzane Bible yanjye. Ariko Satani ngo yirirwa azerera ashaka inzu zikubuye. Inzu zikubuye abavuga ntabwo ari izindi. Ni imiti mirimo umwanda, ni imiti mirimo ubugome, ni imiti mirimo amashya, ni imiti mirimo ibintu bisa n'ibyo Satani nyine yakuriraho. Iyo yaje agasanga umutima umeze gutyo. Ariko iyo yaje agasanga umutima urimo urukundo, urimo gukiranuka, urimo umunezero w'Abana b'Imana, ntago Satani yabona inzu. Inzu yinjiramo cyangwa umutima yinjiramo ni umutima urimo ibisa n'ibya Satani nyine. Yes. Akabona aho yicara. Akabona aho yicara. Ako ntago waza umutima uri mu Imana ngo Satani abonemo icyicaro, ntago bishoboka. Ntago bishoboka. Yes. Ubwo Satani Imana ibitari yuzura muri wowe. Ariko Imana yo yakuzuye ukora iby'Imana. Ukora iby'Imana ishima. Ugendera mu nzira nziza. Ugira urukundo rw'ukuri. Ntago ugira utuntu n'utundi twose twaguconnectinga no kumwanza Satani. Yes, uyu munsi turaza kuza kuganira ku ngingo imwe y'urukundo. Hashize iminsi yuko tuganira. Reka tubwe no dukurikirana. Amazi yanjye banyita Joy Murenzi. Ntago wari wabivuze abantu bari bakumenyereye. Ubanza nawe udaheruka kunkoresha ikiganiro. Abantu bose ntago banze ri. Hari abashyashya baje. Evangeliste Joy Murenzi nkaba nkunda Imana n'abantu bayo. Nkuko natangiye mbabwira ngo ndabifuriza kuzagira umwaka mushya muhire ndetse na Noheli nziza. Ariko reka dusenge. Ntacyo byadutwara. Ntacyo. Uwiteka Mana isumba byose duciye bugufi imbere yawe, tugushimiye neza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye kurinda gukomeye. Urakoze ko waturinze kuva umwaka gitangira tukaba tushoje amahoro, izina ryawe rikomeze guhimbazwa no guhabwa icyubahiro no kubadukurikira nuko bagejeje ari bazima. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Mukunzi mwiza rero tugiye kujya muri kiganiro bane natwe tuvuga ibyo wowe wenyine ushaka ko tuvuga kandi tuvuga ibiri bwururitse imitima. Niba tuvuga ijambo riri bugira abo rikiza, uturinde ikintu cyose twavuga ari twebwe kijyanye n'amarangamutima yacu. Shimwa kirwa hejuru tegekaganza mwuka yarango uture muri twe ibyo tuvuga byose tube tubwirijwe nawe. Mu izina rya Yesu seze twizeye, amen.
amen. Urakoze cyane kudusengera Imana. Nari mvuze ngo uyu munsi turaza kuza kuririra ku ijambo urukundo. Ese ubundi urukundo ni iki kigaragaza ko hano hari urukundo? Eric rero nawe ntubanambwira ibyo ushaka kumbaza. Urukundo ushaka kuvuga, urukundo ruratandukanye. Yego. Ubundi abantu bose bagomba kugira urukundo. Nta kindi kintu Yesu Kristo yadusigiye usibye kugira urukundo. Sibyo? Yadusigiye n'umurage twasigiye wo gukunda. Sibyo? Nta kindi kintu twasigiwe. Rero wajyana avuga ngo biriyavuga ngo ni umuntu udakunda nta nubwo abaza Imana. Yego, udakunda ntazi Imana. Yego, rero ni ukuvuga ikintu uvuga ngo abantu bose ubundi kuva twaremwe mu rukundo, tugomba gukunda. Nta kindi kintu ubundi, nta kindi kintu dukeneye. Imana yaturemeye ni ugukunda, nta kindi. Niki kintu kigaragaza hano hari urukundo? Ariko ndakeneye kumenya urukundo ushaka kumenya urukundo ni urukundo. Ntabwo tuvuga urukundo rw'abasore n'inkumi bashaka kurushinga, turi kuvuga urukundo muri rusange. Yes. Urukundo muri rusange tuvuga urukundo nari mvuze ari urukundo rw'abasore n'inkumi, sibyo ko narwo tuza kuza kurukomozaho turi gusoza. Ni urukundo muri rusange kuko abantu bakagombye gukundana, abantu bakuru bakagombye gukunda inshuti, imiryango ndetse n'abaturanyi muri rusange. Ubundi umuntu ufite ubumana muri umuntu ufite Imana muri we arangwa no gukunda. Iyo ukunda ntabwo, iyo ukunda umuntu umugambanira, iyo ukunda umuntu umugirira ishyari, iyo ukunda umuntu umwifuriza ibyiza. Nuko wenda utambajije ko wambwiye ushaka ikiganiro, ntiwambwira wenda tuba twazanye tukanasoma muri Bibiliya. Hari ahantu henshi havuga ku rukundo, sibyo? Rero iyo ufite urukundo ukora ibyiza, wifuriza icyiza umuntu, sibyo? Umuntu uzabona ukwifuriza iki burya nta rukundo afite. Umuntu udafite urukundo yanakwica, sibyo? Ariko umuntu ufite urukundo yagukiza, sibyo? Akoreka inzira y'uko wabaho. Ikintu cyose cyaguteza imbere bakikwereka. Ariko umuntu udafite urukundo igihe cyose yumva ko wahora munsi ye, wahora uri umuntu udafite iterambere, wahora uri umuntu udafite icyo wimariye. Ariko umuntu wese ufite urukundo aba yumva watera imbere, aba yumva wagira icyo ugeraho, aba yumva yakubona nawe uri ku rundi rwego. Icyo ni ikintu kigaragaza umuntu kuko ufite urukundo rw'Imana mu mutima we. Yes. Aha, turaza kuza gukomoza ku bikorwa by'urukundo mwagiye mugaragara murimo murakora, mukabicisha no kuri YouTube ya Play and Face. Byaciyeho uyu munsi uravuga ati ibikorwa by'urukundo ni ibingibi, umuntu yifuriza undi ibyiza. Ese bundi bira bikorwa mwabikoraga mu buryo bwo kugira ngo mwineze cyangwa mu buryo bwo kugira ngo mwagure ivugabutumwa muri rusange? Niba koko kuvuga ubutumwa ari kugera ikirenge mu cya Yesu Kristo. Yesu Kristo yakoraga imirimo. Yenda twe ntidufite imbaraga nk'izo yari afite, ariko tugomba kugerageza. Yes, tugomba kugera ikirenge mu cye. Ni ukuvuga ngo niba ufite inzu ukaba uryama utanyagirwa, hakaba hari umuntu unyagirwa iruhande rwawe, ukaba wumva utuje, nta rukundo ufite. Nta rukundo. Niba ufite imyenda myinshi mu kabati, ubu ni Noheli yageze, hakaba hari umwana udafite icyo yambara kandi akeneye kwambara, kandi wowe ubyujuje n'abana babyujuje, ushaka no kugwiraho ibindi. Yes, nta rukundo ufite. Ibikorwa by'urukundo, reka nkubwe nk'urugero, tujya tubona abavugabutumwa, abakozi b'Imana batandukanye, ariko ugasanga ufite urusengero ruruzuye, ufite n'abakristo benshi, ariko hari abantu bamerewe nabi. Kandi buriya na muri ariya maturo batura haba harimo ay'abakene, ayo gufasha abakene. Ituro ry'abakene, ry'abashyitsi. Ari ugasanga n'iryo turo ry'abakene ntiribageraho. Nta rukundo ruri muri iryo torero. Urukundo rero ntabwo rubanza rujya muri famille muri iyo famille uvukamo, rukaba mu itorero, rukaba no mu gihugu muri rusange. Yes. Iyo ubona igihugu gitekereza abaturage kavuga ngo imvura igiye kugwa, reka tugende turebe muri ariya manegeka dukuremo muri abaturage, ni igikorwa cy'urukundo. Kuko badakunda abaturage ntago babifuriza ibyiza. Yes. Nicyo kimwe rero no mu nsengero n'amatorero yagakoze ibintu nk'ibyo ngibyo. So iyo amatorero afasha abaturage n'ubundi abafasha n'igihugu. So rero umuntu wese ukunda igihugu cye agomba kugira urukundo rwo gukunda n'abaturage, rwo gukunda n'abavandimwe, rwo gukunda inshuti, agakora ibintu byo gufasha. Ataravuga ngo urafasha ngo bakurebe, cyangwa nteruriye kamera
njye gufasha, ni byiza kubigaragaza kugira ngo wenda hagire bakumva ko bagutera nk'inkunga, ariko ubundi mu bisanzwe hari n'abo dufasha ntibigaragare. Yes, hari abo twishyurira amazu, hari abo twishyurira minirivare, hari abo twambika, hari n'abo twishyura mituweli, ariko ibyo byose ntabwo tubishyira kuri kamera. Ibyo byose ni ibikorwa by'urukundo. Yes. Ese hari ukuntu umuntu yakigisha undi gukunda, cyangwa gukunda ni umutima umuntu avukana? Eric, hari ababivukana nk'impano, ariko harimo nabo hari n'abandi iyo bamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo bakora ibikorwa mu byo Yesu Kristo yakoraga. Atari uko bibarimo, ahubwo ari ukugira ngo bakore igikorwa nk'icyo umwami wabo yakoraga. Nta muntu ushobora kubikora atarakira Kristo umwami n'umukiza. Barabikora n'abapagani barabikora, n'abapfumu barabikora. Kubera iki? Hari umuntu uvuka afite impano, nk'uko harimo abavuka bafite impano y'ubuhanuzi, abavuka bafite impano y'ijambo, abavuka bafite rero ijambo, ibintu biratandukanye, impano z'Imana ziratandukanye. Impano z'Imana ziratandukanye. Hari ufite urwo rukundo nk'impano, n'impano nziza rero ubundi, kuko impano ituma abandi babaho, itekerereza abandi uko bashobora kubaho, burya n'impano nziza cyane. Yes. Ese hari ukuntu umuntu ashobora kuba ibyo bintu yabikora? Harimo abantu babikora bameze nk'abarimo barigaragaza, barimo baragaragaza ko bashoboye. Nta kuntu umuntu ashobora kubikora bikaba byagaragara kuri kamera, abandi bakabifata nabi. Ubundi yari impano yawe ubusanzwe unabikora n'ubundi, nibaza ko ababishyira kuri kamera ari kugira ngo wenda barebe ko hari igihe ubikora nka organization, kugira ngo wagure umurimo ukurimo, kugira ngo wenda ubone ko hari n'abandi bagutereye inkunga. Niba bafatishaga abantu 10 be bafasha 20. Yego. Abo ni ababikora ariko neza. Hari n'abandi babigaragaza kuri izi kamera bashaka bo kwiberaho, ngo bafashe abana babo, bafashe imiryango yabo, nabo twajyagiye bigaragara cyane. Ariko hari n'ababifasha ari ukugira ababikora ari ukugira ngo kuko igikorwa kibarimo cyaguke kigere, kugira ngo nababiri bona bafite ubushobozi babe baza mufatanye kuko amaboko abiri aruta ukuboko kumwe. Yego. Hanyuma mwe niki muri gukora ngo byaguke? Niba mwafashaga abantu 10, niba hari uwaguhamagaraga ngo umwana ku ishuri, inzu byanze, none icyo kibazo ntikikaboneke. Turi kubona abantu benshi bakora icyo gikorwa cyangwa ibi bikorwa bikaguka bikagera kure, n'abandi bakaza bakabashimira. Ejo bundi twagiye tubona Apostle Mignone abantu bari kumushimira mu rusengero ko hari aho yabagije Dubai, yabageza ahandi. So mwebwe niki muri gutegura ku buryo abantu bari buze kuza kubona yuko icyo gikorwa kuko gihari? Buriya rero Eric, ni byiza, uriya mukozi w'Imana rwose arakorera Imana neza, kandi buriya aba amaze kugeza Dubai, hari abo nabo yavanye kuri hasi arazamura. Bariya nabashoboye kuza kuboneka, nabakomeye yakomeje. Sibyo niko nabyita, nabakomeye hari n'ubundi bazi, ariko byarakomeye. Bari basanzwe bakomera abakomeza. Ariko hari n'abandi yambitse badashobora kuza kuri kamera, hari abo yubakiye badashobora kuza kuri kamera. Rero buri ugiye kureba igihe yatangiye kera abikora wenyine, agera aho abikorana n'abandi baramufasha, bigeze ku rwego ashobora gufasha n'umuntu kugera Dubai. So rero ni igikorwa cyiza, kandi ni igikorwa cyakabaye intangarugero ku bakozi b'Imana bose ku rwego bariho. Gufasha ntago bigombera byinshi, gufasha ntago bigombera amafaranga menshi. Ngira ngo wagiye ubibona abantu twubakiye naho twigeze kujyana wowe. Yego, ndabyibuka. Tugiye gusakarira umudamu umwe, tumugurira amabati, tumusakarira inzu. Ndibaza ko tutabikoze dukeneye kugira uwo twereka. Hari abantu benshi, hari abana twishyurira minirivare, suko ari ukugira ngo tugira abo tubyereka. Ariko hari Imana iri mu ijuru ibona ibikorwa by'idukora. Rero bityo nkabashimira umukozi w'Imana Mignone ku byo mushobora kubona kuri kamera akora n'ibyo mutashobora kubona yakoze. Ni igikorwa gikomeye kandi yatangiye buriya kera. Buriya ni impano imurimo, ntabwo ari ibintu yize kuko yakijijwe. Ni impano imurimo. So rero impano, iyo ugize impano ukabona beshyigikira, ukora ibintu binini. Ukora ibintu binini, kandi hari ibikorwa byinshi byo gufasha
byinshi muri iki gihugu byinshi, kandi gufasha ni reka mbwira Eric, hari umuntu ukeneye agakwavu akumva ariko gutabarwa kwe, hari umuntu ukeneye inkoko akumva ko ariko gutabarwa kwe, hari umuntu ubona igitenge akumva abonye Imana, sibyo? Hari umuntu ubona akawunga akumva abonye Imana. Yego, hari abakozi b'Imana bamwe bajya bavuga ngo hari n'ubavuga ati wama nkagendera mu ndege akumva ndiko kubona Imana, ubwo nawe ni rwo rwego agezemo. So rero abantu banyura mu bice mu ngeri, bari mu ngeri zitandukanye bakeneye ubufasha, sibyo? Ariko ukeneye kugenda mu ndege simbomye ko ari ubufasha, ni ukumva nyine ko ari ku rundi rwego, ariko ntabishoboye. Abonye wimuguriye itike yumva yagize gute. Ariko ngewe ubufasha ndimo kuvuga ntabwo ari abakeneye kujya Dubai, ntabwo ari abakeneye kugendera mu ndege, ahubwo ni abakeneye ubundi bufasha bw'ibanze. Hari umwana uba wemereye kwiga muri leta ariko adafite uniform, adafite ibitabo, adafite ayandi y'ibanze, agera ku 20 cyangwa 10 n'ibindi. Ibyo rero ibonye abana 3, 4, 5 ushobora kuba wafasha bagashobora kujya mu ishuri, leta nayo igazamuriraho ubufashije abantu. Yego, kandi nuriya mwana nawe ntubuzi ikizavamo. Yego. Hanyuma mu minsi ishize itari myinshi nk'umwe cyangwa ibiri, twabonye post y'igiterane cyo gushima. Igiterane cyo gushima kibihagaze gute kugeza aka kanya? Igiterane cyo gushima Imana twateguye nka yenda sinashoboye kubivuga nka Prayer and Faith Ministry. Tubarizwamo nk'abandi umuyobozi wayo, tukaba turi abadamu gusa, n'abadamu 21 bari ku isi yose mu bihugu bitandukanye, tuhura tugasengera online. Ariko cyane ibikorwa byo gufasha byo bimaze imyaka 3 tubikora, dufasha abantu batandukanye ariko tutabishyira kuri kamera. Yenda usibye igikorwa kimwe gusa turimo twubakira umuntu, nicyo cyagiye kuri kamera, nacyo ntabwo tujye tukigaragaza cyane. Ariko ibindi tubikora ducecetse. Nka Prayer and Faith Ministry dufite abana dutangirira, cyane bari mu mujyi wa Kigali na Rwamagana. Nkuko nabikubwiye, twaba dufite abajene batandukanye bafite impano zo kuririmba, twagiye dutera inkunga yo gukora indirimbo zabo, zirasohoka ziranakundwa. Dufite n'izindi gahunda zo kugenda dufasha, ariyo mpamvu dushaka kugira ngo dusobanurire abumvira ururimi rw'Ikinyarwanda cyangwa n'Abanyarwanda, kugira ngo iyi mpano cyangwa se iyi mpano dufite yo kuba, iyi passion dufite yo gufasha, vision dufite yo kugira ngo twagure igikorwa cyo gufasha abakeneye ubufasha, kugira ngo Abanyarwanda babibone, abumva batujoyininga muri icyo gikorwa batujoyininge, cyangwa se n'utatujoyininga gusa ibikorwa byacu bigaragare. Cyane ko hari n'ababa bakeneye kuba bafashwa ariko badafite uko bagera ku muntu. Ariko twebwe nta tuvuga ngo dufite ibya mirenge, oya, ni abadamu twishyize hamwe. Haba hari umuntu ufite ikibazo tukamufasha, hari abo twishyurira amazu, atari uko dufite byinshi, ariko ni wa mutima w'urukundo, ni wa mutima wo gufasha, ni wa mutima. Rero ni muri urwo rwego twavuze ngo twe ubundi tugira ivugabutumwa ariko mu bikorwa. Buriya ari igihe ushobora gufasha umuntu akakira agakiza kandi ataragafite muri we, ariko yabona ibikorwa by'Imana bikubamo, yabona iby'umukoreye akavuga ati ariko iyi Imana wayikurikira. Rero ni muri urwo rwego twashatse kugira ngo tugaragarize abadukurikira cyangwa n'abakunzi bacu ibikorwa byo dukora, kugira ngo washaka nawe yatujoyininga. Mboneyeho no kubatumira abazadukurikirana bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, Abarundi ndetse n'abari mu gihugu cya Rwanda bumva Ikinyarwanda. Turabatumiye mu giterane kizaba itariki 21 z'ukwa 12 hari i Kanombe kuri Worship Center. Tuzatangira saa 6 dusoze saa 10. Hazaba harimo kuramya no guhimbaza abahanzi batandukanye. Waba ufite umurwayi uzamuzane asengerwe, hazaba harimo abakozi b'Imana basengera abarwayi. Impumyi zizaze zahumuka, abakozi b'Imana nabo bafite iyo mpano. Abantu bafite impano zo gukiza, Eric. Umuntu akagusengera ugakira, ukabohoka. Ukabohoka, yego.
n'abashaka kwakira agakiza kandi muzazi muri rusange. Yes. Abantu batangiza amaministeri, icyo kintu nicyo turi buze kuza gukomozaho. Mu kinyarwanda ngo bototera gufungura urusengero. Ese namwe niyo gahunda mufite ubundi? oya nta umuhamagaro ntawo mfite. Umuntu akavuga ngo ni prayer and faith ministry, ariko Yes. mu minsi Izaza. ikeya ukabona bakoze Ya, urusengero. insengero zabaye nka business. Ya, harimo umuntu bitangira akumva niba